Haleluya, bene data Yesu nashimwe cyane. Imana ishimwe nanone kubw'uyu mwanya kwitwongereye umwanya wo kugira ngo tubane, kandi nongeye kubashimira kubw'umwanya wanyu mujya mugira kugira ngo mubane nanjye. Imana yo mu ijuru ijye ibibahera umugisha wayo. Haleluya. Rero bidatinze mureke nongere nsome amagambo twigeze gusoma, hanyuma dusenge noneho dutangire kuganira ku ijambo ry'uyu munsi. Ijambo ry'Imana riravuga mu Byahishuwe ibice 13 uhereye ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18, haravuga ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abumudendezo n'abimbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Murongo wa 17, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Murongo wa 18 ari nawo twaganiriyeho bushize, uravuga ngo aha niho ubwenge buri, ufite ubwenge abare umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Data mu izina rya Yesu duciye bugufi imbere ya kano kanya, turakwiragije Uwiteka, ari njyewe ubwanjye ugiye kuvuga Mana ndetse n'abankurikira, ndakwingiza kugira ngo ubuntu bwawe n'imbabazi bibane natwe. Reka muri uyu mwanya Uwiteka wemere umwuka wera aganze ategeke, ayobore intekerezo zacu mu izina rya Yesu Kristo, ayobore Data ibyo tuvuga kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi. Ndakwingiza kugira ngo ugenderere ubwoko bwawe, kugira ngo Uwiteka urusheho gufungura amatwi y'ubugingo bwabo kugira ngo babashe gusobanukirwa ijambo ryawe. Ndetse ndakwinginga kugira ngo Mana uko mvuga ibyo wampaye kuvuga bo barusheho kubyumva kurusha uko njyewe bivuga, mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryaratubwira neza ngo umwuka wera ngo yemeza imitima yacu, ngo niwe wemeza imitima yacu. Reka rero ijambo ryawe uko rigenda ryumvikana mu mitima y'ubwoko bwawe, reka bagende bemezwa n'ibyaryo, mu izina rya Yesu, amen. Rero bene data, ubushize twaganiriye kuri umurongo wa 18 uvuga ngo aha niho ubwenge buri, ngo ufite ubwenge ngo abare umubare w'iyo nyamaswa, ni umubare ngo w'iyo nyamaswa ngo kuko ari umubare w'umuntu, kandi nanone twabonye ko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Twabonye impamvu uyu mubare ari 666. Twabonye impamvu ari imibare itatu, kandi tubona impamvu yose ari 6. Ubushize icyo nicyo twabonye cyangwa se twaganiriyeho. Twabonye uburyo umuntu agizwe n'ibice bitatu kuko yaremwe mu ishusho y'Imana. Twabonye ko umuntu agizwe n'umutima, agizwe n'ubwenge ndetse n'umwuka cyangwa se imbaraga. Tubona yuko muri ibyo bice bitatu yuko umwanzi Satani yifuza yuko umuntu atabasha kwinjira mu buruhukiro bwe. Kubera iki? Kuko ku munsi wa gatandatu Imana yaremye umuntu, ariko twabonye yuko ku munsi wa karindwi aribwo Imana imaze kureba ibyo yaremye byose, ngo ku munsi wa karindwi ngo iraruhuka, ngo kandi uwo munsi ngo iraweza. Twabonye yuko natwe dukwiriye kugera ku munsi wacu wa karindwi kugira ngo tubashe kuruhuka, kugira ngo turuhuke mu bwenge bwacu, mu mitima yacu ndetse no mu myuka yacu. Twabonye ko ibyo bice uko bitugize uko ari bitatu bihora bishakisha uburuhukiro, kandi mu by'ukuri nta handi twakura uburuhukiro usibye ku Mana. Twabonye ko umwanzi Satani atifuza yuko tubasha kugera ku Mana bityo ngo tubone uburuhukiro, ahubwo yifuza yuko duhora mu ruzerero, yifuza yuko duhora mu muruho. Twavuze yuko tuzaganira kuri iyi mirongo ibiri, nitwongera kuganira ndavuga umurongo wa 16 ndetse n'umurongo wa 17. Munyemerere nsome umurongo wa 16 kugira ngo dutangire kuganira. Umurongo wa 16 turavuga ngo itera bose. Iri jambo itera ni ijambo rijyanye n'inyamaswa, riravuga ku nyamaswa.
riravuga rishingiye ku byavuzwe hejuru, kandi ibyavuzwe hejuru ni inyamaswa irimo kugenda ivugwa. Rero ngo itera bose inyamaswa niyo yateye bose, aboroheje n'abakomeye, aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Ijambo ry'Imana ritweretse yuko inyamaswa ngo yateye bose cyangwa se izatera bose, abantu b'ingeri zose, aboroheje n'abakomeye. Aboroheje n'abakomeye ni abahe? Bene data, ibi byiciro by'abantu birimo kugenda bivugwa ahangaha byose, ab'umudendezo, ab'imbata, abakene n'abakire, aboroheje n'abakomeye, ibyo byiciro byose ni ibyiciro abantu bose bisangamo hano mu isi. Yesu nashimwe cyane. Uhereye mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu buryo bufatika. Mu buryo bwo mu mwuka habaho abantu boroheje kandi habaho n'abantu bakomeye. No mu buryo bufatika habaho abantu boroheje ndetse n'abantu bakomeye. Mu buryo butagaragara cyangwa se bwo mu mwuka, aboroheje ni abantu baba biyoroheje mu mitima yabo, ni abantu batikakaza, ni abantu batishyira hejuru, ni abantu batumva yuko ari ibitangaza. Abo bantu baba boroheje mu buryo bwo mu mwuka, ni mu mitima yabo. Ndetse abantu bakomeye mu buryo bwo mu mwuka ni abantu bikakaza, ni abantu bibona, ni abantu bumva yuko ari ibitangaza, kandi n'ibyo bakora byose bakabishingira kuri uwo mutima uteye gutyo. Nanone ku bakire n'abakene nabyo ibyo byiciro biri mu buryo bubiri. Mu buryo bwo mu mwuka hari abantu batunze iby'Imana, kandi mu buryo bwo mu mwuka hari abatunzi mu by'ubwami bw'isi. Mu buryo bufatika hari abatunzi batungishijwe n'isi, ariko mu buryo bufatika nanone hari abatunzi nanone batungishijwe n'Imana. Mu buryo bufatika bugaragara bafite ubutunzi bugaragara, ariko ari Imana yabo batungishije. Yesu nashimwe cyane. Paulo yaravuze ngo tugaragara nkaho ntacyo dufite, ngo ariko nyamara dutungishije benshi. Paulo yavugaga ku butunzi butagaragara, ubutunzi bwo mu buryo bwo mu mwuka. Isezerano rishya rigizwe n'ibitabo 27. Muri ibyo bitabo 27, 13 byose byanditswe n'uyu mugabo witwa Paulo. Paulo rero kuvuga ngo bigaragara nkaho ntacyo dufite nyamara ngo dutungishije benshi, yavugaga ku butunzi yari afite mu buryo bwo mu mwuka, ndetse n'abandi bari bameze nkawe. Mu yandi magambo, umuntu wese wizera umwami Yesu Kristo, kandi umuntu wese watungishijwe n'Imana ibyo mu mwuka, aba ari umutunzi mu buryo bwo mu mwuka. Mu buryo bwo mu mwuka nanone, bene data, hari abatunzi batunze iby'ubwami bw'umwijima, bakomeye, bafite ubwenge bw'iby'ubwami bw'umwijima. Abo batunzi nabo barahari. Hari n'abatunzi mu bifatika, mu bigaragara. Yesu nashimwe cyane. Ab'umudendezo ndetse n'ab'imbata, abo nabo barahari. Hari abantu batwazwa igitugu n'imbaraga z'umwijima, abo ngabo ni imbata mu buryo bwo mu mwuka. Hari ndetse n'abemeye kuba imbata z'ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo ni ingeri zose z'abantu babayeho hano mu isi, byaba ari mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu buryo bufatika. Iyi nyamaswa itera abantu bose b'ingeri zose gushyirwaho ikimenyetso. Hehe? Ku kiganza cyangwa mu ruhanga. Dushobora kwibaza kubera iki iyi nyamaswa yifuza cyangwa se ishaka gushyira ikimenyetso cyayo ku kiganza cy'iburyo, atari ku cy'ibumoso, ahubwo ku cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Mureke dusome Gutegeka kwa 2:6, dusome umurongo wa 8 ndetse n'umurongo wa 9. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uyahambire ku kuboko kwawe, akubere ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe. Umurongo wa 9, uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe no ku byugarira byawe.
ahangaha Imana irimo kubwira abanyesirayeli ibabwira ku mategeko yayo yuko bakwiriye kuyahambira ku kuboko kwabo, ndetse ngo bakayashyira mu ruhanga rwabo hagati y'amaso yabo. Niki ahangaha mu by'ukuri Imana arimo gushaka kubwira ubwoko bw'abanyesirayeli? Guhambira amategeko yayo ku kuboko kwabo, mu by'ukuri ni ukuboko kw'iburyo kurimo kuvugwa, kuyahambira ku kuboko kw'iburyo. Mu yandi magambo nababwiye cyangwa se twabonye uburyo umwuka w'Imana ari imbaraga z'Imana. Iyo muri Bibiliya havugwa ukuboko kw'Imana, haba havugwa umwuka w'Imana. Ukuboko kw'Imana kw'iburyo ni imbaraga z'Imana cyangwa se umwuka w'Imana, kuko ukuboko niko gukora imirimo. Rero ukuboko kw'Imana kw'iburyo bivuze imbaraga z'Imana, bivuze umwuka w'Imana. Guhambira rero amategeko y'Imana ku kuboko kwawe k'uburyo bishatse kuvuga yuko imbaraga zawe zose wiyemeje yuko zizakora ibyo amategeko y'Imana avuga. Mu yandi magambo, umwuka ukugize wowe uremera yuko uzakurikiza ijambo ry'Imana uko rivuga. Haleluya! Kuyashyira mu ruhanga bishatse kuvuga yuko uvuga yuko amategeko y'Imana ariyo uzajya wibwira, ariyo ushaka gushyira mu bwenge bwawe, ariyo uzajya utekereza amanywa na nijoro. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ribwira Yosuwa, riramubwira ngo ibiri muri kino gitabo cy'Imana cy'amategeko ngo uzajye ubisoma ngo amanywa na nijoro, ngo kugira ngo ubashe gutsindishirizwa muri byose. Rero umuntu ushyira ijambo ry'Imana mu ruhanga rwe ni umuntu wibwira ijambo ry'Imana amanywa na nijoro, ni umuntu wifuza yuko ubwenge bwe bubamo ijambo ry'Imana, ni umuntu wifuza yuko yibwira gusa iby'ubwami bw'Imana. Rero gushyira amategeko y'Imana mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe yombi bishatse kuvuga ngo uravuga uti njyewe zajya nyoborwa n'ijambo ry'Imana, zajya nyoborwa n'amategeko y'Imana. Amaso yanjye, ryaba ijisho ry'iburyo n'iry'ibumoso, bizajya bihuriza hamwe bireba bigendera ku murongo w'ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya! Mureke twongere dusome irindi jambo mu Baheburayo ibice 10 ku murongo wa 12 n'uwa 13. Haravuga ngo ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha yicara iburyo bw'Imana. Ubu ni Yesu urimo kuvugwa. Yesu ngo amaze gutamba igitambo kimwe ngo cy'ibyaha. Turabizi yuko Yesu ari wadupfiriye ku musaraba kugira ngo adutambire igitambo cy'ibyaha, kugira ngo tubashe kubonera imbabazi muri we. Ngo rero ngo amaze gutamba icyo gitambo kimwe cy'iteka ngo yicara iburyo bw'Imana. Bishatse kuvuga iki? Mureke dusome ku murongo wa 13. Haravuga ngo ahera ubwo arindira igihe abanzi be bazashyirirwa munsi y'ibirenge bye. Ngo ahera ubwo ngo arindirira kugeza igihe abanzi be bazashyirirwa munsi y'ibirenge bye. Bishatse kuvuga iki bene data? Yesu amaze kutuzanira umurongo w'ijambo ry'Imana, amaze kutwereka ukuri, amaze kutwereka inzira tugomba gucamo, amaze kwereka abantu uko bakwiriye kubaho mu isi bagendera mu murongo w'Imana, bubaha Imana, ngo yicara iburyo bw'Imana, ngo arategereza, ngo ararindira, ngo kugeza igihe, kugeza n'uyu munsi, kugeza n'uyu munota, Yesu arategereje kugeza igihe ngo abanzi be ngo bazashyirwa munsi y'ikirenge cye cyangwa se ibirenge bye. Haleluya! Kubera iki Yesu amaze kuzana ijambo ry'Imana hano mu isi yagiye mu ijuru akicara iburyo bw'Imana ngo maze agategereza? Ikibazo, ese abanzi be ninde uzabashyira munsi y'ibirenge bya Yesu? Abanzi ba Yesu, abanzi n'ijambo ry'Imana, abanzi b'ukuri kw'ijambo ry'Imana, abanzi b'ubwenge bw'Imana, umwuka wera,
niwe uzabashyira munsi y'ibirenge bya Yesu. Ngo ategereza kubera iki? Kuko imbaraga z'Imana noneho cyangwa se ukuboko kw'Imana ariko noneho kugenda gusohoza cyangwa se gushyira mu ngiro iby'Imana yatekereje cyangwa se iby'Imana yavuze, iby'ijambo ry'Imana rivuga, imbaraga z'Imana zigenda zibikora. Yesu rero agategereza, cyangwa se ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirategereje, ijambo ry'Imana riravuga ngo nta nyuguti ngo nimwe izavaho ngo kugeza byose bisohoye, kugeza iby'Imana yavuze byose bisohoye. Nta jambo na rimwe, nta nyuguti nimwe izavaho, byose bizasohora. Bizasohozwa nande? Bizasohozwa n'ukuboko kw'Imana. Bizasohozwa nande? Bizasohozwa n'Umwuka Wera. Nk'uko Imana irema ijuru n'isi, Imana yaragambiriye mu mutima wayo, twabivuzeho, iratekereza ukuntu ibyo bintu ishaka yuko biremeka, ukuntu bigomba kuba bimeze. Imana imaze gutekereza, imbaraga zayo cyangwa se Umwuka Wera ugenda ushyira mu ngiro iby'Imana yatekereje kandi yagambiriye mu mutima wayo. Rero nanone Yesu amaze kuza muri iyi si aduhaye umurongo w'iby'Imana ngenderwaho kugira ngo tubarwe nk'abakiranutsi. Yadusigiye Umwuka Wera, yadusigiye imbaraga ze kugira ngo zisohoze iby'ijambo Yesu yasize mu isi. Haleluya! Imbaraga z'Imana zisohoze ijambo ry'Imana mu bwenge bwacu, zisohoze ijambo ry'Imana mu mitima yacu, zisohoze ijambo ry'Imana mu myuka yacu. Haleluya! Mureke dusome muri Matayo ibice 25, dusome ku murongo wa 33 n'umurongo wa 34. Ijambo ry'Imana avuga ngo intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyire ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Haleluya! Niki iri jambo mu by'ukuri rishatse kuvuga? Iri jambo bene data ririmo riratwereka wa munsi w'amateka, wa munsi w'urubanza, ubwo twese tuzisanga imbere y'Imana. Kandi ijambo ry'Imana rigereranya intama mu bwoko bw'Imana. Abizeye Umwami Yesu nk'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwabo, bakamwiringira, bakifuza gushobozwa nawe akabaha imbaraga ze, twahoze tuvuga Umwuka Wera, kugira ngo abashoboze kugendera mu ijambo ry'Imana. Kandi nanone ijambo ry'Imana ryerekana abanze kwizera Umwami Yesu nk'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwabo, ribafata nk'ihene. Ahangaha rero ijambo ry'Imana riravuga ngo intama ngo azazishyira ngo iburyo, ngo hanyuma ihene ngo azishyire ibumoso. Ngo abwire abashyizwe iburyo cyangwa se intama ngo nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha. Umugisha ni uwuhe? Ni Umwuka we. Ngo muragwe ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Sinshaka gukomeza gusoma ibijyanye n'ihene cyangwa se n'abanze kwizera Umwami Yesu uko bizabagendekera, ariko ngira ngo birumvikana. Bamwe bazajya mu muriro utazima, abandi bajye kubana n'Imana mu mahoro, mu munezero, mu byishimo. Icyo nshaka kuvuga bene data nuko iburyo bishatse kuvuga ahantu h'ukuri, bishatse kuvuga ahantu hakwiriye, bishatse kuvuga ahantu haboneye, bishatse kuvuga ubwoko bw'Imana ahantu buri, cyangwa se ahantu Imana ibiri. Haleluya! Hanyuma ibumoso bishatse kuvuga ibidakwiriye, bishatse kuvuga ibirwanya iby'Imana, bishatse kuvuga ibitandukanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, bishatse kuvuga ikinyoma, bishatse kuvuga ubwoko butizera Imana, bishatse kuvuga abagendera mu murongo w'isi. Muzareba no muri za politike zikomeye z'isi, dufatire urugero kuri politike ya Amerika, aho muzabona bamwe biyita ab'iburyo, abandi biyita ab'ibumoso. Ab'iburyo ni aba Republicans,
ab'ibumoso n'aba Democrats. Ibyo tuzabivuga ikindi gihe tuvuga ku nyamaswa, tuvuga ku bwami bw'isi, aho tuzabona uburyo inyamaswa zivugwa ahangaha bijyanye n'ubwami bw'isi. Icyo gihe nibwo tuzavuga kuri politike z'isi. Ariko icyo nari mbivugiye gusa bene data ni ukugira ngo mbereke ibice bibiri, kuvuga iburyo no kuvuga ibumoso, byose bishingiye muri Bibiliya. Abanyepolitike b'isi biyita ab'iburyo n'abandi biyita ab'ibumoso baba bazi icyo barimo kuvuga, kandi n'ibyo bakora baba bizi. Kandi nemera yuko uko iminsi izagenda ishira ndetse turimo turinjira muri icyo gihe, no mu bihugu bya Afurika ibyo byiciro bibiri bizagaragara muri za politike. Rero twavugaga uburyo iyo nyamaswa ngo yateye abantu bose ziriya ngeri zose twagiye tuvuga, aboroheje, abakomeye, abatunzi, abakene, ab'umudendezo n'ab'imbata, abantu bose ngo gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa se mu ruhanga. Twari turimo kureba impamvu y'ikiganza cy'iburyo ndetse n'impamvu yo mu ruhanga. Ikiganza cy'iburyo kiri iburyo, kiri ku kuboko kw'iburyo, kandi twumvise yuko ukuboko kw'iburyo cyangwa se iburyo bishatse kuvuga imbaraga, bishatse kuvuga ukuri, bishatse kuvuga igikwiriye. Ikiganza nicyo kigenda gikora ibikorwa bitandukanye. Ikiganza kigira intoki. Haleluya. Rero gushyirwa ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo, iki kimenyetso kizaba gifite uburyo gikoresha ukuboko k'umuntu, kizaba gifite uburyo gikoresha imbaraga z'umuntu. Umuntu ntaba ashobora kuba yakoresha imbaraga ze uko abishaka, ahubwo kiriya kimenyetso akaba aricyo gikoresha ikiganza cye, akaba aricyo gikoresha imbaraga ze, akaba aricyo kigena uko agomba gukora n'ibyo agomba gukora. Hanyuma gushyirwa ikimenyetso mu ruhanga bishatse kuvuga ngo iki kimenyetso kigomba kuba gifite aho gihuriye n'ibitekerezo by'umuntu. Twabonye mu Gutegeka kwa 2 ibice 6 ku murongo wa 8 n'uwa 9 ukuntu Imana yabwiye Abanyesirayeli ngo gushyira amategeko yayo mu ruhanga rwabo. Twabonye icyo byari bisobanuye, ko byari bisobanuye ko Imana irimo kubabwira bahore bibwira amategeko yayo, kugira ngo bigire igihe amategeko y'Imana yiyandika mu bwenge bwabo. Gushyirwa ikimenyetso mu ruhanga, bene data, iki kimenyetso bishatse kuvuga yuko gifite ahantu gihurira n'ibitekerezo by'umuntu, kandi impamvu yacyo ni ukugira ngo umuntu adatekereza ibyo yishakiye, adatekereza ibyo we yihitiyemo, ahubwo atekereze ibijyanye n'ibiri ku kimenyetso cyangwa se ibijyanye n'icyo kimenyetso. Ikimenyetso, iri jambo ikimenyetso rishatse kuvuga ikintu cyose gishobora kuba kigaragara cyangwa se gifatika ariko gifite ikindi gihagarariye kitagaragara. Urugero, umuntu wambaye impeta kuri runo rutoki nubwo njyewe ntayambaye, ariko umuntu wambaye impeta kuri runo rutoki aba afite ikimenyetso kuri runo rutoki, kandi iki kimenyetso kiba gifite amakuru kitubwira. Tukavuga tuti uyu muntu yarashatse, uyu muntu afite umugabo cyangwa se uyu muntu afite umugore. Ariko ikintu kigaragara yambaye kuri runo rutoki nicyo kibitubwiye, nicyo kitubwiye ayo makuru. Ibimenyetso tugira ku myenda yacu bitwereka ba nyiri gukora iyo myenda aba ari bo. Ibihugu bitandukanye bigiye bifite ibimenyetso bitandukanye, kandi ibyo bimenyetso biba bifite amakuru ahishwe muri ibyo bimenyetso. Urugero, amadarapo cyangwa se za kashe z'ibihugu ziba ziriho ibimenyetso cyangwa se ziba zishushanyijeho ibimenyetso. Ibyo bimenyetso biba bifite icyo bisobanuye. Yesu nashimwe cyane. Rero bene data, no mu buryo bufatika iki kimenyetso
kizashyirwa ku kiganza cyangwa se mu ruhanga. Ariko nubwo iki kimenyetso kizaba gifatika, kizaba gifite ibihishwe gishatse kuvuga, kandi kizaba gifite icyo gikora mu buryo bwo mu mwuka cyangwa se mu buryo buhishe, yenda urugero mu bitekerezo by'abantu, mu myuka y'abantu ndetse no mu mitima y'abantu. Uyu munsi bene data, reka dutange urugero, ikoranabuhanga rigeze kure. Ikoranabuhanga rigeze ahantu bafata akantu gatoya, microchip, bakagashyira mu muntu, mu ruhanga cyangwa se ku kiganza. Ikoranabuhanga rigeze ahantu barimo kureba uburyo ubwonko bw'umuntu bukorana n'iyi microchip. Tuzabigarukaho tuvuga ku nyamaswa, nibwo tuzavuga imikorere ihanitse y'iyi nyamaswa, cyane cyane mu ikoranabuhanga. Ariko muri iyi nyigisho ikintu gusa nshaka ko twumva nuko umuntu uzaba afite kino kimenyetso cyangwa se afite umubare w'iyo nyamaswa cyangwa w'umuntu, cyangwa afite izina ry'iyo nyamaswa, uyu muntu ntazaba ashoboye kugura cyangwa kugurisha. Mu yandi magambo, ibitekerezo bye ntibizarenga ku gutekereza iby'abantu, umutima we ntuzarenga ku kwifuza iby'abantu. Kubera iki? Kubera iyi microchip cyangwa se iki kimenyetso kizashyirwa mu muntu cyangwa se gishyirwa mu muntu, kuko igerageza ryaratangiye, kizaba gifite ukuntu gikorana n'ubwonko bw'umuntu, kugira ngo ubwonko bw'umuntu budashobora kurenga icyo kimenyetso cyangwa se iyo microchip. Imana ishimwe cyane. Imana yo mu ijuru bene data idufashe. Imana yo mu ijuru idufashe. Ikintu cyose kijyanye n'umuntu cyangwa se ikintu cyose umuntu akenera mu buzima bwe kizashyirwa kuri iyo microchip. Urugero, iyo dushaka kumenya amakuru runaka, uyu munsi bene data murabizi yuko ahanini ikintu dusigaye dukoresha ikoranabuhanga n'ubundi. Umuntu akajya kuri za Google, umuntu akajya kuri za YouTube, umuntu akajya kuri ibyo bintu byose kugira ngo ashakeho amakuru. Rero amakuru yose ajyanye n'icyo umuntu akeneye azashyirwa kuri ako kantu kitwa microchip. Ibijyanye n'ibyo umuntu akoresha byose mu buzima bwe bizashyirwa kuri ako kantu. Urugero, amafaranga y'umuntu azashyirwa kuri ako kantu. Nk'uko uyu munsi tutagikoresha cyane amafaranga afatika, ahubwo umuntu akoresha amafaranga afite kuri telefoni, imibare. Wajya kugura ikintu ukohereza imibare gusa, ariko se iyo mibare ivuye hehe? Iyo mibare ivuye muri telefoni. Birashoboka rero iyo mibare ko yava kuri ako kantu kitwa microchip, amafaranga afatika akavaho. Bazagenda babwira abantu, ndetse byaranatangiye bene data, yuko aka kantu bazashyiraho amakuru y'ubuzima bwawe yose. Bavuge yenda urugero, ubwoko bw'amaraso ufite ni A, babishyireho. Indwara usanzwe urwaye ni iyi, imiti usanzwe ufata ni iyi, imiti utemererwa gufata ni iyi. Bumvisha abantu yuko aka kantu kugashyirwamo bizaba ari ingirakamaro kuri bo. Kubera yuko urugero, umuntu nagira accident akagwa muri koma, akajya kwa muganga, bikaba ngombwa yuko uyu muntu bamwongerera amaraso, ikintu bazakora gusa ni ugusikana uyu muntu, amakuru ye yose akaboneka kuri za mudasobwa zo kwa muganga. Amakuru yose bakabona yuko uyu muntu yifashije. Niba yifashije bakamenya yuko kumuvuza imiti ikomeye, imiti iheze nta kibazo. Bakamenya yuko uyu muntu amaraso ye nayanga. Niba dushaka kumwongerera amaraso, twamenye amaraso ye, kandi kuko ari muri koma mu by'ukuri ntitwamubaza amaraso ye ngo adusubize. Rero bizafasha umuntu kuko abaye ari muri koma
ako kanya tuzamenya mu by'ukuri amaraso y'uyu muntu, bityo tumenye amaraso tumwongera. Ndatanga ingero z'ibintu bizagenda bibwirwa abantu kugira ngo abantu bumvishwe yuko ari iby'ingirakamaro gutunga icyo kimenyetso. Ariko bene data, twavuze ngo iki kimenyetso mu buryo bwo mu mwuka buhishe kizaba gifite ukuntu gikorana na bwa butatu butugize, kandi kibereyeho kugira ngo umwana w'umuntu atarenga ku bwenge bw'abantu. Uyu munsi hari abantu batunze izo microchips ku buryo yatekereza gusa gutya gusa ngo amatara azime. Mu bitekerezo bye gutekereza gusa amatara akazima. Murumva icyo kintu? Ni ukuvuga ngo microchip ifite ukuntu ikorana n'ubwenge bwe, kuko ubwenge nibwo bwatekereje, atekereje ngo amatara nazime. Noneho microchip nayo ikaba ifite ukuntu ikorana n'amatara, bityo igitekerezo agize microchip iracyakiriye, kuko microchip ikorana n'ibitekerezo bye kandi igakorana n'amatara. Microchip igahita ibwira amatara akazima, igatanga komande, hanyuma amatara mu by'ukuri akazima. Nguko bene data isi tugezemo ya none, inyamaswa na wa muntu twavuzeho bashaka yuko abana b'abantu babaho. Nuko abana b'abantu babaho ariko ari nk'ibikoresho, badafite guhitamo, badafite gukora icyo bashatse bagambiriye, bitekerereje ubwabo, kuko hari ubagenga, hari ya microchip igomba kubakorera ibyo bashaka. Ariko kandi ibyo bashaka bifite aho bitagomba kurenga. Yesu nashimwe cyane. Igihe kizagera iby'Imana bikurweho ndetse no kuri za internet, kuko igihe kizagera umwana w'umuntu ahe ububasha ya nyamaswa, tuzabigarukaho. Igihe kizagera umwana w'umuntu ahe ububasha ya nyamaswa. Ububasha ni ubuhe? Ububasha ni ikoranabuhanga. Yemere yuko ya nyamaswa ikoresha ikoranabuhanga. Inyamaswa nikoresha ikoranabuhanga, mu ikoranabuhanga ryose ibijyanye n'iby'Imana bizakurwamo. Ijambo ry'Imana rizakurwamo kuri za YouTubes. Ni mu gihe runaka kuri za YouTubes ibivuga ijambo ry'Imana byose by'ukuri bizasibwa. Kuri za Google ibivuga ijambo ry'Imana by'ukuri byose bizasibwa. Hagumeho gusa ibivuga ikinyoma, hagumeho gusa ibijyanye n'ubwenge bw'abantu. Ibyo noneho nibyo bizashyirwa kuri za microchips, kandi bishyirwe mu bantu, kandi bikorana n'ubwenge bw'abantu. Umuntu uzakira icyo kimenyetso bene data ntazaba gishoboye kuba umwana w'Imana. Reka nongere usome impere ku murongo wa 16 hanyuma dukomereze ku murongo wa 17. Haravuga ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abumudendezo n'abimbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Ibyo nibyo twari tumaze kuvuga. Murongo wa 17 haravuga ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Umurongo wa 17 niwe noneho nshaka ko tuvugaho. Inyamaswa ngo yateye bari abantu bose b'ingeri zose twavuzeho gushyirwa ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo ndetse no mu ruhanga. Ngo impamvu ngo byari kugira ngo, cyangwa se ngo ni ukugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda. Aya magambo yo kugura cyangwa gutunda twigeze kuyavugaho. Muri Bibiliya z'icyongereza baravuga ngo to buy or to sell. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo kugura cyangwa kugurisha. Impamvu nari mbivuze no kugira ngo iri jambo ryo gutunda dusobanukirwe yuko rishatse kuvuga kugurisha.
rero hari ukugura, hari no kugurisha. Rero impamvu ngo y'ikimenyetso ngo ni ukugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa kugurisha. Ubwo nsimbuje ijambo kugurisha, ndishize mu mwanya wo gutunda, kuko nicyo bishatse kuvuga. Kugira ngo uyu muntu yemererwe kugira icyo agura cyangwa se agurisha, icya mbere agomba kuba afite icyo kimenyetso, cyangwa icya kabiri, cyangwa izina rya ya nyamaswa. Mu yandi magambo, abaye afite icyo kimenyetso yakwemererwa kugura cyangwa se kugurisha. Adafite icyo kimenyetso ariko afite izina rya ya nyamaswa, nabwo yakwemererwa kugura cyangwa se kugurisha. Icya gatatu, cyangwa umubare w'izina ryayo. Ni ukuvuga ngo adafite ikimenyetso, ntagire izina rya ya nyamaswa, ariko akaba afite umubare w'izina ryayo, nabwo uyu muntu yaba yemerewe kugura cyangwa se kugurisha. Igihe tugezemo, umwanzi arashaka gukuraho amahitamo y'umuntu. Inyamaswa nigushyiramo ikimenyetso, mwene data, uzaba ubujijwe uburenganzira bwo guhitamo. Uzaba utagishoboye guhitamo iby'Imana, ahubwo guhitamo kwawe kuzaba kujyanye n'ikimenyetso washyizwemo. Mwene data, twabivuze ngo ikimenyetso kizaba kijyanye no kugumisha umuntu mu by'abantu gusa, apana kumwinjiza mu by'Imana. Ubwenge bw'abantu, imitima y'abantu, kugambira kw'abantu, kwifuza kw'abantu, kw'iby'abantu nyine, ibyahangaha mu isi, n'umwuka w'umuntu ukaguma ari umwuka w'umuntu ariko udafite umwuka w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Mwibuke ngo ni umubare w'inyamaswa kandi n'umubare w'umuntu. Nta bwami bubaho budafite abantu babukorera. Niyo mpamvu n'ubwami bw'isi bugomba kuba bufite abantu babukorera. Hari abantu rero bagomba gukorana n'iyi nyamaswa. Niyo mpamvu uyu mubare n'uw'inyamaswa kandi ni umubare w'umuntu. Umuntu wemeye yuko akorana n'iyi nyamaswa, uyu muntu niwe uzashyira amategeko yo gutuma abantu bose bahatwa gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa se mu ruhanga rwabo. Twongere tugende buhoro. Ahangaha ijambo riravuga ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso twakivuzeho, cyangwa izina rya ya nyamaswa. Bene data, wari uzi yuko izina ari we muntu? Izina ni ikintu gikomeye, kuko izina rishobora kugena ibyo umuntu agenderaho, rishobora kugena ibyo umuntu akora, rishobora gusobanura umuntu uwo ari we. Reka dufate nk'urugero. Aburahamu yitwaga Aburahamu, hanyuma Imana imuhindurira izina imwita Aburahamu, ngo bivuze ngo ni sekuruza w'amahanga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu bose bizera umwami Yesu, Aburahamu ababereye sekuruza. Kubera iki? Kuko Aburahamu ari we watubanjirije mu kwizera Imana. Rero murabona yuko izina Imana yahaye Aburahamu rijyanye n'ibyo Aburahamu yakoze cyangwa se n'uwo ari we. Izina rero niwe muntu. Haleluya. Iyo tuvuga ngo turasenze, hanyuma ngo dusenze mu izina rya Yesu, biba bivuze ngo turasenga ariko twemera Yesu. Turasenga duhagaze muri iryo zina, kandi iryo zina niryo ryakoze ibi n'ibi, niryo Satani atinya, niryo ryatsinze uburiganya bwa Satani, niryo ryatsinze icyaha. Rero gusenga mu izina rya Yesu bishatse kuvuga yuko twemera iryo zina, bishatse kuvuga yuko turi muri iryo zina, bishatse kuvuga yuko iryo zina twemera yuko rifite ubutware. Rero kuvuga ahangaha ngo hatagira umuntu ugura cyangwa se utunda ngo keretse afite ikimenyetso cya ya nyamaswa ngo cyangwa izina ryayo, bishatse kuvuga ngo hari abantu bazaba bafite izina ry'iyo nyamaswa, bakorera muri iryo zina, ubutware bwabo babukura muri iryo zina. Inyamaswa ni Satani, izina rya Satani barikorera munsi,
barigenderamo, bagendana iryo zina, bavuga muri iryo zina, ibyo bakora byose bakabikorera muri iryo zina, nk'uko ubwoko bw'Imana nabwo bukorera mu izina rya Yesu. Ijambo nanone riravuga ngo cyangwa umubare w'izina ryayo. Umubare twavuzeho ni wa wundi 666. Rero bene data, umuntu yaba afite izina rya ya nyamaswa, yaba afite umubare w'izina ryayo cyangwa se umubare wayo, yaba afite ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa se mu ruhanga, uyu muntu aba ari uw'iyo nyamaswa, aba ari uwa Satani, aba ari ubwami bw'isi. Mureke dusome muri Matayo ibice 13 ku murongo wa 44. Haravuga ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima, umuntu azigwaho arazitwikira aragenda, umunezero umutera kugura ibyo yari atunze byose ngo abone kugura uwo murima. Igihe twavugaga kuri iri jambo, twabonye yuko kugura kwa mbere kuvugwa ahangaha kuvuze kugurisha. Yesu nashimwe cyane. Reka noneho dusimbuze uko kugura kwa mbere ijambo kugurisha, kugira ngo bidufashe gusobanukirwa icyo iri jambo rivuga. Ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima, umuntu azigwaho arazitwikira aragenda, umunezero umutera kugurisha. Dusimbuje ijambo kugura, kugurisha. Umunezero umutera kugurisha ibyo yari atunze byose ngo abone kugura uwo murima. Umuntu ngo yinjiye ngo mu murima, ngo hanyuma ngo agwa ku izahabu, ngo abonye izahabu ngo arazihisha, arazitwikira, ngo arangije aragenda ngo agurisha ibyo yari atunze byose kugira ngo aze agure uwo murima, kuko yawubonyemo izahabu. Kandi izahabu ni ikintu cy'igiciro cyinshi. Icyo kintu cy'igiciro yabonye cyari kiruse kure cyane ibyo yari atunze byose. Noneho ngo yemera kugurisha ibyo yari atunze byose ngo maze aze agure uyu murima, kuko ufite iby'agaciro cyangwa se iby'igiciro biruse ibyo atunze byose. Bene data, tuvuga kuri iri jambo nababwiye ukuntu iteka nusoma ijambo ry'Imana ukwiriye n'ubundi gushaka ubusobanuro bw'ibyo usomye, ariko nanone mu ijambo ry'Imana. Bishatse kuvuga iki bene data? Ahangaha batubwiye ku murima, ariko twifashishije ijambo ry'Imana twabonye yuko umurima wa mbere wigeze kuvugwa ko ari umurima wa Edeni. Kandi twabonye yuko mu murima wa Edeni icy'agaciro cyari mu murima wa Edeni yuko ari igiti cy'ubugingo, kuko twabonye yuko nanone yuko igiti cy'ubugingo ari Yesu Kristo. Twabonye yuko rero umuntu wabonye Yesu Kristo, umuntu wemeye Yesu Kristo kumubera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ko uyu muntu aba abonye ikintu cy'agaciro kirusha ibintu byose. Niyo mpamvu ahangaha Yesu, nk'uko mu biti Yesu agereranywa n'igiti cy'ubugingo, ni nako mu mabuye y'agaciro Yesu agereranywa n'izahabu. Yesu nashimwe cyane. Rero umuntu wabonye Yesu akamutunga muri we, yemera kugurisha, yemera kwihana ibyo yari afite, ibyo yagenderagaho, ibyo yibwiraga yuko ari byo bikwiriye, umurongo yagenderagaho, akemera kubireka, akareka ibyaha, agahara bya bindi yibwiraga, agahara niba ari n'umurimo yari asanzwe akora, ariko abona yuko umujyana mu byaha, umujyana mu gukora ibitandukanye n'ibyo Imana imubwira, kuko abonye icy'agaciro, akemera kureka biriya bintu, biriya byose. Kurekura rero ibyo wari utunze muri wowe kugira ngo utunge iby'agaciro ari we Yesu Kristo muri wowe, kubirekura cyangwa se kubyihana, nibyo bigereranywa no kugurisha ibyo utunze byose. Kureka, kwitandukanya n'ibyo ubwami bw'isi, nibyo bigereranywa mwene data no kugurisha. Kugura bikagereranywa na kuriya uba wemeye Yesu kwa kubera umwami n'umukiza ubugingo bwawe, bigereranywa na kuriya wemera ibyo ubwami bw'Imana, na kuriya wemera ijambo ry'Imana yuko rikubera itabaza, yuko rikubera umugenga w'ibyo ugomba gukora. Yesu nashimwe cyane. Ibyo rero niko kugura ndetse no kugurisha.
kubera iki duciye ahangaha? Duciye ahangaha kugira ngo bidufashe kumenya ubusobanuro bw'aya magambo twasomye byahishuwe ku murongo wa 17 havuze ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda. Twabonye yuko gutunda kuvuze kugurisha. Yesu nashimwe cyane. Rero kugura kwa mbere nyine ni ukugura, hanyuma iri jambo rya kabiri gutunda bivuze kugurisha. Rero ngo iyi nyamaswa ngo izatera abantu b'ingeri zose ngo gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Ngo impamvu ngo ni ukugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa kugurisha. Ariko twabonye ubusobanuro bwo kugura no kugurisha twifashishije Matayo ibice 13 ku murongo wa 44. Yesu nashimwe cyane. Kugura mwene data ni cya gihe umuntu mu bitekerezo bye, ni cya gihe umuntu mu mutima we agambirira, yifuza ikintu runaka, agatekereza ikintu runaka, noneho akagishakisha mu bitekerezo bye, agafata umwanya wo kugishakisha, agasoma yenda tuvuga ijambo ry'Imana. Iyo umuntu arimo gusoma ijambo ry'Imana aba arimo gushakisha ubwami bw'Imana, aba arimo kugura iby'ubwami bw'Imana mu buryo bwo mu mwuka. Uko niko kwitwa kugura. Kugurisha ni ukurekura ibyo wari utunze bitandukanye n'ijambo ry'Imana ukabireka kugira ngo ugure noneho ibijyanye n'ijambo ry'Imana. Rero ngiyi nyamaswa ngizashira ngo ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa se mu ruhanga, ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa kugurisha. Mu yandi magambo, akamaro k'ikimenyetso ni ukukubuza gutekereza ibyo Imana ishaka gutekereza, ni ukukubuza kugambira mutima wawe ibyo Imana ishaka yuko ugambirira. Iki kimenyetso kizaba gifite imbaraga muri cyo zituma ibitekerezo by'umuntu bitarenga ku bwenge bw'isi. Ibitekerezo by'umuntu ntibirenge ku bwenge bw'isi. Umutima w'umuntu nturenge ku kwifuza iby'isi. Yesu nashimwe cyane. Tuzabigarukaho cyane tuvuga ku nyamaswa. Haleluya. Rero ikimenyetso bene data kizashyirwa ku kiganza cy'iburyo cyangwa se mu ruhanga, kizaba kibereyeho kukubuza mwene data gutekereza ibirenze by'abantu cyangwa se kugambirira mu mutima wawe ibirenze by'abantu, kugira ngo utabasha kwinjira mu buruhukiro bwawe. Kuko uwinjiye mu buruhukiro bw'Imana aba afite ukuri ku ijambo ry'Imana mu bitekerezo bye. Uwinjiye mu buruhukiro bw'Imana aba afite kugambirira kw'iby'Imana mu mutima we. Uwinjiye mu buruhukiro bw'Imana aba afite umwuka w'Imana mu mwuka we, aba afite ubwo butunzi, aba yarahinduriwe bene data ishusho ye, abatunze ishusho y'Imana. Bene abangaba baba baravutse ubwa kabiri, baba barabatijwe imibatizo itatu, kuko habaho imibatizo itatu. Habaho umubatizo w'amazi, hakabaho umubatizo w'umwuka, ndetse hakabaho umubatizo w'umuriro. Iyo mibatizo uko ari itatu ibereyeho bene data guhindura ishusho y'Imana itugize. Umwanzi Satani yari yahinduye muri Edeni, kuko bene data tuvukana icyaha cy'inkomoko, icyaha cya Adamu na Eva bakoze, tuvukana nacyo. Ariko Imana kuko yakunze abari mu isi cyane, abarimo kurimbuka batwawe n'ibyaha, bazize ubwenge bw'isi, bazize ubucakura bw'inzoka, Imana itubona dutwarwa n'ubwenge bw'isi, iravuga iti reka ntange ubwenge bwanjye kugira ngo ncungure abantu. Imana iza muri iyi si yemera kwambara umubiri w'umuntu. Imana igendana n'abantu, ibigisha umurongo w'iby'Imana, ibigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muzamenye ukuri, ngo kandi ukuri ngo niko kuzabatura. Rero byari bisabye ko Imana ituzanira ukuri kugira ngo tumara kukumenya uko kuri kutubature. Niyo mpamvu bene data Yesu yaje mu isi kugira ngo tubashe kumenya ukuri, atwigisha ukuri. Yemera yuko ijambo rye ryandikwa kugira ngo n'abandi bantu bazabaho mu gihe gitandukanye n'igihe Yesu
Yesu yaziye mu isi yambaye umubiri w'umuntu kugira ngo abantu bazaba muri icyo gihe bazabashe kuba bafite ijambo ry'Imana nabo bashobore kurisoma, kandi ntabwo nzabasiga nk'imfubyi, kuko nzabaherereza umufasha ariwe Mwuka Wera, ariwe imbaraga z'Imana. Uwo mufasha azabafasha kumenya iby'ijambo ry'Imana, azabafasha kubigisha ibyo navuze kandi abigishe n'ibyo ntavuze, azababwira n'ibyenda kuza. Umwuka Wera azabigisha. Bene data, harageze yuko twemerera Imana yuko itubera umwigisha, twemerera Imana yuko iduhindura mu bice bitugize uko ari bitatu, yuko twemera kubatizwa n'Imana tukavuka ubwa kabiri, tukakira Umwuka Wera muri twebwe, tukakira ijambo ry'Imana muri twebwe, tukakira umutima w'Imana muri twebwe, kugira ngo duhinduke. Bene data, kugira ngo cya kimenyetso ni cyiza bizatume tudashobora kwemera ko kitujyamo, kuko twasobanukiwe impamvu z'icyo kimenyetso, kari ukutubuza kwinjira mu buruhukiro bw'Imana. Bene data, uwo babashije kubona umudendezo, bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko mwene data winjiye mu buruhukiro bwawe, kuko mu bice bikugize mwene data warahindukiye. Mu mutima wawe uhindukira, mu bwenge bwawe no mu mwuka wawe ubicaremwe gisha. Rero ufite umudendezo mwene data, ufite amahoro, ufite ibyishimo, ufite gukiranuka, ufite kugubwa neza, ufite umudendezo. Ntabwo uri imbata y'iby'isi, ahubwo uri imbata y'Imana, uri imbata y'ukuri ku ijambo ry'Imana, uri imbata y'umurongo w'iby'Imana. Mwene data, ufite umudendezo, ufite umudendezo, ufite umudendezo, ufite umudendezo, ufite umudendezo. Haleluya, haleluya. Reka twongere tugende buhoro buhoro, reka twongere tugende buhoro buhoro. Ijambo ry'Imana ahangaha ku murongo wa 17 byahishuwe ibice 13 haravuga ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa se gutunda, kugura cyangwa kugurisha. Bene data, kandi tuvuze yuko ikintu kirimo kuvugwa ahangaha kwari ukurekura ibyo utunze, kugira ngo utemererwa kurekura ibyo bintu, cyangwa se kugira ngo utemererwa kugura cyangwa se kwakira ibindi. Bene data, umwanzi arashaka kutubuza umudendezo, arashaka kukubuza uburenganzira bwawe. Iki ni Imana yahaye umwana w'umuntu, ni uburenganzira bwo guhitamo icyo ashaka, ariko umwanzi arashaka kutubuza uburenganzira bwawe mwene data bwo guhitamo icyo ushaka. Imana yadushyiriyeho inzira ebyiri, guhitamo imwe muri izo nzira ebyiri, guhitamo inzira yayo, inzira y'ukuri, inzira y'iburyo, cyangwa se guhitamo inzira y'ibumoso. Twabivuzeho, twavuze iburyo icyo bishatse kuvuga, tuvuga n'ibumoso icyo bishatse kuvuga. Mwene data, Imana yagushyiriyeho amahirwe yo guhitamo ibyayo cyangwa se guhitamo iby'umwanzi Satani. Mureke dusome irindi jambo dusoza. Mu byahishuwe ibice 14 ku murongo wa 9 ndetse n'umurongo wa 10, ijambo ry'Imana riravuga ngo marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Murumva bene data ko ijambo ritubwiye ngo umuntu uzaramya iyo nyamaswa cyangwa se igishushanyo cyayo, cyangwa se agashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa se ku kiganza, ngo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, ngo yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, ngo kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku. Urumva rero, umuntu uzashyirwaho kiriya kimenyetso cyangwa se akaramya ya nyamaswa cyangwa se igishushanyo cyayo, mu yandi magambo bene data, azaba agiye mu irimbukiro.